Abanyarwandakazi n'abanyarwanda, abakunzi n'inshuti ba radio na televiziyo Rwanda Rugari, ndabasuhuje abari mu Rwanda no haze yarwo muri rusange, kugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Turacyari muri ya minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Turakomeza kwihanganisha, gufata mu mugongo no guhumuriza abayirokotse, kandi ari nako dukomeza gusaba Imana kugira ngo abarenga miliyoni yahitanye ibahe kuruhukira mu mahoro, ibahe gukomeza kuruhukira mu mahoro, roho zabo izihe guturiza mu mahoro, kandi tuvuga ngo ntabwo bizongera. Uyu mwanya reka nanasuhuze barwabuze isoni, hanyuma nanababwira ko umusaruro w'ibyo barimo guhinga batazatinda kuwubona. Barwabuze isoni mvuga ni abarokotse iyo jenoside, uyu munsi biyunze kubayihakana no kubayipfobya, kubera cyane cyane ubusambo n'inda nini banyamwanga iyo byavuye mu Kinyarwanda. Uri Munyarwanda rero yaravuze ati nanga imbwa n'igisambo. Aba ngaba rero ni imbwa n'ibisambo, ndabisubiramo. Uriwe wese warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, uyu munsi ukaba uri mu murongo, ukaba uri mu mujyo w'abayihakana n'abayipfobya, bagwiriyemo abayikoze cyangwa bayigizemo uruhare. Uri imbwa, uri n'igisambo, uri umutindi, kandi ntabwo uzatinda kubona ko wibeshye. Uzatinda kubona ko inda nini yawe yaguhemukiye, ariko uzabyirengere wowe ku giti cyawe, ntuzagire uwo ukondana rwose. Banyarwandakazi, banyarwanda, bantu mba nabivuze, ariko kubera ko hari igihe kigera muti harya aka kagabo gahora kwigaragura hariya katubeshya ko twumvise ku kazi, bimeze biti. Uyu mwanya mufashe kugira ngo mbasubize. Bantu mwambajije cyangwa mwanyandikiye mumbaza Jean Paul Ntagara. Jean Paul Ntagara ni nawo umutwe w'iki kiganiro. Narababwiye ni imbwa itunzwe n'ubujajwa. Jean Paul Ntagara, ndabisubiramo, rescapé, warokotse jenoside yakorewe abatutsi, warokowe n'inkotanyi, ibyo yigaraguramo byose, ibyo yigira byose, n'abandi bameze nkawe. Jean Paul Ntagara nakabwa kagasega, ndetse agatinda uko mukabona hariya, nakabwa karaho. Ndaje nkababwire rwose, cyangwa ngasubiremo, cyangwa nshimangire ibyo mpora nkavugaho. Jean Paul Ntagara, mwene Butare Paul, Bwerankori, Kigarama, Kicukiro, nakabwa kagasega, ndetse ngo mu gucuruza ibinyoma, mu gucuruza amatiku. Jean Paul Ntagara ni akagabo k'akajajwa kari aho ngaho. Iyi myaka 14 kamaze muri Canada, kaba hariya Orléans, Ottawa, nta kindi kigatunze n'umugore wako Flora Karenzi uretse gucuruza umunwa w'ubujajwa. Ngo ahereye kuri ambasaderi, murakabona ibyo kamaze iminsi kavuga gusa, kiteretse hariya kuri kamera. Reka nze nkababwire rwose, cyangwa nkabibutse. Kandi uzamumbazaho wese, uzambaza kuri kariya kagabo wese, rwose ndi tayari.
ejo bundi aradutse ngaho yadukiriye abantu b'abanyacyubahiro, abayobozi b'igihugu cyacu, ahereye kuri afande ambasada General Charles Kayonga, ngo yadukiriye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, yadukiriye His Excellency umuyobozi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ngo yadukiriye Ibuka, ngo wagiye mu nzibutso. Jean Paul Ntagara na kabuga kagasega. Kubera iki? Ati ibyo mvuga ntabwo ari ubujajwa. Mwumvise mwabantu ngo ibyo mvuga ntabwo ari ubujajwa nk'uko benshi mubimbwira, yivuga ngo kuko uriya Sumani wa Rugari ngo ahora avuga ko anzi. Nibyo, ndamuzi pe, ndamuzi rwose, nawe arabizi ko muzi. Rero mwabantu, Ntagara Jean Paul nakabwa nagasiga rwose. Narababwiye ngo aka kagabo gatunzwe no gucuruza ubujajwa. Ikindi wenda mutari muzi, uriya umugore wako Flora Karenzi yaba yakazunze, yaba yakazengereje. Ndaje mbibabwira ngo mu bugambo bwo gutuka abantu, kubateranya, kubacamo ibice, kubabibamo amacakubiri, kubakanga no kubatera ubwoba batega iminsi. Aka kantu gatega abantu iminsi niki? Ntagara atega abantu iminsi nkani? Ngaho ratuka abantu, ngaho ari kananshura besha ibintu biraho ngaho. Ariko ati nyamuntu mumpe like, karasabiriza, kaba gasabiriza ariya ku ikamba, ngo ni ikamba yewe, ngo ni ikamba azazikisha inkotanyi. Jean Paul Ntagara ngako ngo kaza amabanga ngo y'abantu, ngo kaza amabanga. Namwe munyumvire umuntu umenya amabanga ya perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, umuntu umenya amabanga yo muri Champs-Élysées, umuntu umenya amabanga yo muri Quai d'Orsay, umuntu umenya amabanga yo mu Rugwiro. Ibi byose Jean Paul Ntagara muragira ngo mubabwire gute? Ngo ni amakuru yakuye ngo ahantu hizewe. Sinakubwira, numva reka nze tuganire. Ibi byose muri make nagira ngo mbwire mwese munyandikira cyangwa mumpamagara, mumbwira muti ni wowe uzi neza Jean Paul Ntagara, agira icyo utubwira. Rwose ndababwira ngo akagabo nakabwa, ndabisubiramo, nakabwa kagasiga. Icyambere nigeze nanababwira, ariko ndagira ngo mubyumve neza. Nababwiye ngo n'ikindi gihe nimumbaza nzabasubiza rwose, nzababwira, kuko hari byinshi mutaramenya kuri we. Buriya kariya kagabo ni inganzwa. N'aka kagabo mubone kirenza ibikombe, niba sinzi biba birimo, kiteretse hariya imbere ya kamera. Buriya ni inganzwa uko mubona kuri inganzwa. Kandi muzabigenzure, uretse ko abenshi muba munabizi,
utugabo tw'inganzwa nka Ntagara, aho turi hose muzasanga turangwa n'icyo twita ubudode. Budode murabuzi? Budode ni ukuvuga ubugambo bwinshi, ubugambo bwuzuyemo ubujajwa, amazimwe, uburondogozi bwinshi cyane. Utugabo nka turiya tuba tumeze nk'abantu b'abavumvyi. Nzareba abantu b'abavumvyi nibo usanga bavuze amagambo menshi cyane, menshi, bateye story ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero na Ntagara Ntagara nababwiye ko ndamuzi cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 na 2012 ari mu njyanama y'umujyi wa Kigali. Ntagara akaza ati Asumani buriya ntajya atinzamo mu kinyamakuru cye, ubwo yapanze kugira ababeshyera, kugira abo ateranya. Jean Paul Ntagara ni akagabo k'injajwa, ni akagabo ibi mubona abamo ni nabyo mbere y'uko atorongera akagenda muri 2012 ni ibi byamurangaga. Njyanama y'umujyi wa Kigali rwose bari baragowe, akava kuri akajya kuri uyu akamuduhira, akamuzanira utuntu tw'utugambo, kanaka yakuvuze, kanaka n'umwanzi wawe, kanaka kuvuga ibi n'ibi, akagabo kakajajwa. Yakavaho akasubira ko yavugaga, nawe akamubwira ko kanaka mwanga, kanaka mugambanira. Njyanama y'umujyi wa Kigali yarayizengereje kugeza igihe bamwirukaniye. Nuwo Ntagara nuwo. Ibi rero mubona nta kindi kimutunze, yatungwa n'iki? Narababwiye ngo ibyo avuga byose, abo yibasira, babeshyera, abo acuruzaho ubujajwa n'andi matakaragasi, buri munsi abavuga twabonye amakuru sinzi ibintu rwose, ngo umuntu uri i Kigali ngo yatwohereje amakuru, kereka niba yohererezwa na bene se wabo Gashugi. Nyamara nabo barahunda agatoki ku kandi ko baramutse bamubonye ibyo bamukorera aribo babizi. Kubera iki? Kubera amafaranga yahambiriye akajyana yabo y'ingurane hariya mu butaka bwabo, hariya kwirebero za Kigarama aho bari batuye. Ibi narabibabwiye, kereka niba aribo bamuhaye ayo makuru. Ariko ibindi hiriya ni ibinyoma, yakaba kabishya. Muzakarebe, gatunzwe na YouTube kimwe n'abandi batekamutwe bandi bagenzi babo. Kagabo gatunzwe n'ubugambo n'ubujajwa, kakicara kakadondoberekanya, kakadodadoda, kakibasira abantu, kakavuga abantu kugira ngo, ariko muba mubireba. Jean Paul Ntagara ko ataba kwa ambasaderi, ko ataba ko adashobora no kunyura imbere y'irembo ry'umukuru w'igihugu cyangwa undi wese. Jean Paul Ntagara uretse ubujajwa gacuruza, ibyaho ngaho kabimenya gute? Mujye mushyira mu bwenge. Ariko karabivuga nyine, kakasebanya uko gashaka kugira ngo
karebe ko amasaha YouTube ireba umuntu yavuze, karebe ko yuzura kugira ngo karebe ko YouTube hari icyo yakanagiraho kuri telefone. Imirasire sinzi ngarukira ibintu by'ubugabura aho ngaho ntimuzamurebe kuriya. Kandi ibi mvuga ntimugire ngo yabinyomoza. Ubu ngubu yari amaze iminsi muhaye agahenge. Mwibaze umuntu nka Ntagara, kariya kabuka kagaseka, amenya uko imodoka y'umukuru w'igihugu iteye gute n'ibiyibamo. Muzaba karebe kajya hariya kakihandagaza umuntu wa hafi. Ibyo bantu banyarwandakazi banyarwanda mujye mubyitondera. Nuko ateye Jean Paul Ntagara kuva mu 1994. Ubwo ntabwo ndasubira inyuma ngo muhere inkotanyi zimaze kumurokora, leta imusubije mu ishuri mu Rugunga. Sindagera agera muri kaminuza ya IRK. Ntabwo ndafata umwanya wo kubigiraho. Gusa aba ari ukugira ngo abantu bamenye uko yari ateye, uwo yari ari we akimara kwitwa umuntu, akimara gukura aho muri za 1994 jenoside imaze guhagarikwa, akiga akarangiza kaminuza yishyurirwa na FARG, yagahabwa imyanya nk'abandi bose. Ariko imyitwarire ye mu gukomeza amashuri, kuko jenoside yabaye ngira ngo ari nko mu mwaka wa 2 cyangwa wa 3 segonderi hariya mu Byimana, yari afite imyaka 17. Leta imusubiza mu ishuri nk'abandi bana bose, ariga, yari afite ubwenge rwose, cyo ndacyemera. Kaminuza baramurihira, arayirangiza, abona lisanse muri ekonomi cyangwa mu bukungu. Atangiye rero kugimbuka no gushira impumu z'amateka. Amaze gushira impumu, amaze kubona ko atagipfuye, igihugu kimaze kumugira ubari, atangira ubwo budoda, atangira ubwo bucabiranya, atangira ubwo bugegera, atangira ubwo bunyanga n'ubwisikoro no kujya guteka imitwe mu mabanki no kushaka za kredi no kwitwaza ko yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ngaho muribuka za Kigarama, iyo ngiyo ndavuga Kigarama y'umurenge Kicukiro, reka sinakubwira iterabwoba, gukanga abantu, kwambura abantu, gushaka kubacuza ibyabo, ababeshyera yitwaje ko yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. None uyu munsi ari mu bo kwisonga, bayipfobya bakanayihakana. Mujye mumenya aba bantu, inda ni mbi. Kanongere mbigarukeho, ibyo avuga byose, abavuga bose, banyarwandakazi banyarwanda bani mumukurikira rwose, mujye mumureba, nta kibazo, ni byiza. Ariko ahubwo mujye mumureba kurushaho, hanyuma mwumve ibyo avuga, ariko mugire n'ibyo mumubaza. Nababwiye ngo Jean Paul Ntagara mu byo avuga byose, mu bantu avuga, ntashobora kuvugamo sebukwe, ntashobora kuvugamo ubugome bwa sebukwe Karenzi Narcisse. Kandi 2012 ajya gutorongera ava hano, habanje umugore we Flora Karenzi, asiga afungishije se, ari we sebukwe Ntagara. Ntashobora n'umunsi n'umwe. Uyu munsi Ntagara aracyavuga, aracyajajwa, nuko
kuri kamera katukana kadondoberekanya kadoda isaha n'iminota 45. Jean Paul Ntagara akabwa agasega ntimukamubone kuriya. Hanyuma byarangira rero atariko n'inkunga turayikeneye. Gatangira guteka imitwe no gusabiriza inkunga ngo ni igitangaza nibatera inkunga ikamba bya bindi bya shebuja cyangwa bya mucutiwe Thomas Nahimana. Agasimbuka akabageze kwa ba Beni Rutabana, akabageze kwa Serishi, akabageze kwa Kayumba Nyamwasa, kwa Jean Paul Turayishimiye. Sinakubwira kubera iki bwabwe sikoro bwe bwabubwa bwe, kubera ko amaze kugera hanze. Ndabibutsa kuko ndumva naragiye mbibabwiraho, yiyunze yagiye muri ANC ashaka kujya ku kigega we n'umugore we uriya Flora Karenzi. Muzamubaze impamvu utakiboneka kwiriya kamera. Flora muzabaze Ntagara ngo umugore wawe ko tutakimubona. Nzababwira impamvu utakimubona kuri kamera. Ubwo hari uwambaza ati hanyuma se wowe ibyawe ubizi ute? Impamvu mbizi nuko badashobora kunyomoza, ariko we ibyo abeshye ndamunyomoza. Jean Paul Ntagara arabizi ko muzi. Jean Paul Ntagara ibye na Flora Karenzi nanjye ndabizi. Nta kintu bambeshya, ntashobora gutinyuka. Nawe se ni bya bintu by'ikinyarwanda ngo ntawe uvuga sebukwe mu mazina. Ntazavuga amazina ya Karenzi Narcisse, azavuge ko sebukwe yakoze amahano akicisha nyirabukwe ari we mugore we. Nyamara bo bose ubwo ndagarutse kuri abo ngabo bavuga, abo baserije abo Turayishimiye abanje kwibana nabo, biba abantu muri ANC, biba rubanda, biba abaturage ngo bari mu ishyaka. Hanyuma ariko yarwaniye kujya ku kigega cy'amafaranga, ndavuga Ntagara, biranga. Basanga abahungu nabo bacanye ku maso ba Nyamwasa. Nibwo bambwiye bati vuguvuye aho. Rero kabonye bitagahiriye, nibwo kashakishirije Thomas Nahimana. Ndimo ndabwira mwebwe bashyashya muba mwagize amatsiko yo kumenya ngo Jean Paul Ntagara ni muntu ki. Byaranze kwa Kayumba Nyamwasa muri ANC ati hariyo diru kwa Thomas Nahimana. Asanga noneho Thomas Nahimana ni umujura wo ku rwego rwo hejuru ruta nabo ngabo bane. Bamara igihe kingana iki kamaze kubona yuko bagakaniye akabuga, ndakita akabuga ka Ntagara kangaka kirwa gatukana. Ubuse hari umuntu yita abantu imbwa w'abariki, umuntu ajya kuri kamera akita abantu imbwa w'abarikize.
ibyo nibyo biranga aka kabwa, ariko ahubwo niko kabwa kagasiga kaka Jean Paul Ntagara. Agiye gushakishiriza kwa Nahimana, reka kwa Nahimana. Tuzi umujura ruharwa umurusha inzego nyinshi cyane mu kwiba, biranga ariko ntikabirama. Karebye imishinga Thomas akora, nako kubera ko kize ekonomi, yego nta gitangaza kirimo rwose, gakora undi mushinga witwa Igishura. Ubu kari kakimara kumenya kuvumbura uburyo Thomas Nahimana yinjiza ngibi byo bapfuye, na bamwe mayire bagashyira na Karubanda na Forora, ni ibintu biraho by'ubujura gusa, ubujura gusa. Ko mpora mbabwira ngo ibisambo bishobora kwibira hamwe, ariko kugabana ibyo byibye ntabwo bijya bibaho. Amafaranga y'Igishura arayahitana. Nuko nibwo ngo agiye gushinga rero akangaka ngo ni radiyo Ikamba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Atangira gutekera imitwe aho ngaho, akavugaguzwa, akavugagura, reka sinakubwira. Ariko bikarangira hari ibyo yigiye kuri Thomas, hari ibyo yigiye kuri Nahimana, ati mudutere inkunga maze mujye mumbariza Ntagaruriye, kuko yewe arabizi, turandikirana, turavugana. Nimbabwira nawe narabimubwiye, namubwiye ni Jean Paul Ntagara imbwa y'igisambo. Uyu munsi noneho nakabwa kagaseka. Abazambaza ngo kuki nakoresheje iyi mvugo, nzabasubiza rwose. Ni ukumusubiza, nzabasubiza ibyo namusubije. Niba uje kuri kamera ukaza gutukana, ukaza gushira isoni, ukaza kubahuka abantu igihugu cyubaha, isi yose yubaha, umuryango nyarwanda wubaha, abanyamahanga wubaha, ubwo nta butaniye n'imbwa y'umusega ya yindi mokera ubibonye wese. Uko niko kuri. Hari abantu mwumva ko ngo inkoranyambaga, YouTube rwose bazajya bavugiraho ibyo bashaka, ngo bari mu bihugu ngo bavugira n'ibyo bashaka, hanyuma bakumva yuko hano twebwe turi hano mu Rwanda ntacyo twakora cyangwa ntacyo twavuga, nta reaction dushobora gukora ku byo bavuga. Babeshya, baharabika igihugu, batuka igihugu, batuka abanyarwanda bagenzi babo, batuka abayobozi b'igihugu, hanyuma bakumva ko ngo dushobora guceceka gute se? Noneho by'umwihariko ku bantu ntibituzi, umuntu w'imbwa y'umusega Jean Paul Ntagara, ntabwo bishoboka. Ubwo rwose nibyo nyine, ni ku Karubanda. Ntibakababishye aba bantu. Narababwiye ngo bantu mubahanzi yo za Canada, Amerika n'ahandi, mubona aba bagabo bigize ibitangaza kuri za YouTube zabo. Cyambere baba bagamije, kubera ko nta kandi kazi bagira, bagira ngo babibe. Akaza katsumurira, gaswanyagurika, gatukana, nuko namwe mugahurura. Reka sirakubwira, mukamera amababa mukaza kureba ibyo Jean Paul Ntagara yavuze, Nahimana yavuze, Mwimayire yavuze, nuko bikarangira babwiye nimuzane amafaranga, nimuzane inkunga zanyu. Narababwiye namwe, reka mbagarukeho, Banyarwandakazi, Banyarwanda muba hanze mutaramenya aya mabandi. Narababwiye ngo nyabari umuyicu yizaniye. Narababwiye ngo nimwemera kuba abapfu, muzakomeza mutunga aba bapfumu, Ntagara abangaba n'abandi rwose.
ariko hamwe n'ibyo ntabwo tuzabemerera gukomeza kwica, ntabwo tuzabemerera gukomeza gucuruza ububwa bwabo, ntabwo tuzabemerera kubeshya, gucuruza ibinyoma, gucuruza ubujajwa. Aka Kantagara niko kabyivugiye kuri iki cyumweru tariki 31 Gicurasi 2026, ngo bimbabwira ngo si ubujajwa, ngo nkuko mujya mubivuga ngo kubera ko byavuzwe na Asumani wa Rugari. Ndabisubiramo, yarabyiyemereye, narabivugaga mukagira ngo ndababeshya. None arajya hariya ngoya ibi mbabwira si ubujajwa. Ni ubujajwa rwose. Jean Paul Ntagara nakabwa nagasiga gacuruza ubujajwa, gacuruza ubudode, gacuruza amatiku, gacuruza gusebanya, gutukana, kuryanisha abantu, kubakocoranya imitwe, kubacamo ibice, kubabamo amacakubiri. Wowe yizire iwanjye nawe uramenye n'ibyo ngibyo n'ibyo bimutunze, kandi nta kindi cyari kumutunga, kubera ko ari byo nta kindi cyari kumutunga aho ari iyo ngiyo muri Canada, kuko ari byo n'ubundi byari bimutunze hano mu Rwanda. Kamere rero cyangwa ingeso ipfa nyirayo yapfuye. Ndumva ari ahangaha ndi bucumbikire. Kamere ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Ariko rwose mbahamirize, mberurire, mbabwirire ku karubanda hano, Jean Paul Ntagara nakabwa kagasiga n'agatindi buriya ntabwo mumuzi. Agasambo, kajura, kisikoro, agatekamutwe, nyambukiranyamipaka nka Thomas Nahimana. Kandi mukibeshye mu mugire ngo ntibavugana, bantu mubahanze muramenye ntabwo abantu bibanye bafitanye amabanga na tekinike zo kwiba, cyane cyane biba abantu batabasobanukiwe. Ntabwo bashobora kurekurana. Biriya muramenye. Ntimuzagire ngo Flora Karenzi na Mwemayire ngo nuko bagiye hariya bakambikana ubusa ku nkoranyambaga kuri YouTube mu mugire ngo baratandukanye. Reka muramenye dore mbaburiye mwa bantu. Ubundi ngaho ntakomeze. Ariko byari ngombwa ko mfata uyu mwanya. Ubu ngo bazi yuko baba bari buvuge hanyuma tugaceceka. Ntabwo bishoboka. Kandi imigambi yabo ntayo bazagira, ngo ntibizongera mu Rwanda. Uzajya ujya hariya witereke utukane, tubanze tugucyahe, tukugira inama, tukwereke ko ibyo wikora byose uri umunyarwanda. Aho birirwa bazerera ni Abanyarwanda. Ariko noneho by'umwihariko umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi warokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, arokowe avanywaho yarari, nawe uyu munsi yirirwa yandagaza atuka. Ndavuga Inkotanyi. Uyu muntu mwebwe mudukurikira mumufata mute? None se byababwira mwebwe mubyakira mute?
tubona abanyepolitiki politiki z'ububwa z'ubugoryi ziraho ngaho uko bimeze. Jean Paul Ntagara ntabwo nzakorohera, kandi si we wenyine, benshi muri mwe ndabazi, mba mbibona iyo mbahagurukanye muza n'imizi n'imiganda muri commentaire, ndabibona mugatuka mukavuga ibyo mushaka, ariko ntabwo bishoboka. Nabibeshya ko ngo buriya ngo Kigali ngo mu Rwanda ngo ntacyo bavuze, ngo buriya ngo turongeye turariye kubera ko views ziyongereye, hanyuma mugashyiraho konte zanyu, mugashyiraho nimero zanyu za telefone, ngo batarabasobanukirwa mubone baboherezaho $2, kubera ko nta kindi mukora, nta kazi mugira, muri nkora busa, mucuruza iminwa y'ubujajwa gusa. Ariko ntabwo tuzaceceka rwose, ntabwo ntibishoboka na gato. Niba mwana bitekerezaga muvana amahirwe mwisaho, rwose ntabwo tuzemera ko mukomeza ibyo bintu mwihangishije, iyo business yanyu rwose tuzayiburizamo. Mushaka ibintu mujye gukubura ku muhanda, mujye koza amamodoka y'abakire, mujye kuhagira abo basaza n'abakecuru b'abazungu, mubone ibibatunga. Ariko gutungwa uri Orléans, uri Ottawa, uri Geneve, sinzi uri muri ibyo bihugu byose, muri iyo migi mubamo, cyangwa mu byaro simbizi, uri Quebec, ube i Bruxelles, ube Paris, oya, ntabwo tuzabemerera. N'abazungu tuzatubibabwira, dufite uburyo tubibabwiramo. None si indimi ntabwo tuzizi, ubwo muzi yuko muzajya mubabeshya gutyo gusa, se mubona bizagenda gute? Buri munsi igihugu nikibabwira ngo ni mwebwe mudafitiye icyo mupfa n'igihugu, ibyaha, manyanga, ubujura mwakoze, ubugambanyi mwakoze, amategeko akaza kubakurikirana, mwagira amahirwe mukaba muragurutse, ibyo ni ibindi. Ariko abazima mutahe, naho ibyo ku mbuga nkoranyambaga tujyari ukamara isaha n'iminota 40 n'ingahe utukana gusa, ubwo kumva yuko birangiriye aho ngaho. Yego urayinjiza, ariko se uzongera uyinjize? Urabona arabahagurukiye ngiwe, kandi murabizi ko benshi mbasi, uzajya ubeshya unyomoze, uzajya uzana ubujajwa kuri kamera, ku ikamba cyangwa ku isi n'ijuru, ngo utamazi nguhe rubanda bakumenye umuzi n'umuhamo rwose. Jean Paul rero urakabwa, utabisubiramo, urakabwa kagasega, gatunzwe no gucuruza umunwa w'ubujajwa. Ko bimeze ngaho nsubiza cyangwa unyomoza. Hasoni wowe Ntagara, wowe Jean Paul Ntagara, wowe nta soni. Ubu ngubu ndaguhagurukiye, hari n'ibyo nari naraguhishiriyeho, none reka nze noneho ngushyire ku karubanda, rubanda ikote bakumenye, ku buryo uzajya wimuka buri munsi. Aho wimukiye nkahamenye, nkababwira ngo uwo muntu mwitondere, abo ku mbuga nkoranyambaga mumwitondere,
Jean Paul Ntagara ni umuntu mubi, ni umugome.